ikaze nanone kuri The Boss Papa nk'uko rero twabibabwiye ubu kuri iyi nshuro mu kiganiro gikose twimutse turi kuri Saint-Andre aho twitabiriye turno ya Tsindabatsinde Football Academy. Ni turno ngarukamwaka kubera ko umwaka ushize wa 2023 nabwo yarabaye. Iyo turno rero icyo iba igamije ko Tsindabatsinde zimwe mu ntego zayo harimo gufasha abana b'Abanyarwanda bafite impano, kubabonera abantu bafite inararibonye cyangwa se bakomeye i Burayi bashobora gushakira ekipe abo bana bafite impano bakaba nabo babasha gukina ku mugabane w'i Burayi. Ni muri urwo rwego rero Tsindabatsinde Football Academy muri uyu mwaka wa 2024 izanye abaskauti nanone hano muri Saint-Andre kugira ngo babashe kwibonera abana baturutse imihanda yose hano mu Rwanda kugira ngo babashe gukina hagati yabo, berekane impano bafite yo gukina umupira w'amaguru. Ubasha gutoranywa ashakirwe ikipe ku mugabane w'i Burayi. Uyu rero ari mu bantu bitabiriye turno ya 2023. Nibyo atangira wibwira abakunzi ba The Boss Papa. Amazina yanjye Tsindabatsinde Fabrice, abo mukiniye Tsindabatsinde kapiteni wayo. Kapiteni rero Fabrice, iyi turno y'umwaka ushize yagusigiye iki? Wari uyirimo? Turno n'apshije yari ikomeye kandi yansigiye amasomo menshi, uma experience ikomeye amikinire yanjye izamura mu rwego Kapiteni ubu uri kubimarisha iki mu cyiciro cya kabiri burimo? Mu cyiciro cya kabiri yaramfashije cyane, yatuzamuye forme ko yaje ari kubona tutameze neza, ari kubona amanota ariko yaradufashije tuzamura performance, tugerageza kubona amanota turatsinda tuzamuka mu myanya mike. Hanyuma nawe uri mu bantu bagize amahirwe muri turno y'umwaka ushize nawe bakutaba. Ni iki kintu wumva ubu noneho ugiye gukora kugira ngo wa muntu waguhisemo umwaka ushize ataza kubona ko yibe? Icyambere na mbere ni ugukora cyane kandi nagerageza no kukuzana bagenzi banjye, kuko kuba barafashe ntabwo narigeze njyenyine, kuko bagenzi banjye baramfashije, ari uwamaye pasi, ari uwankoreye kurete, ari byaba twafatanyije mu bintu byinshi, kandi ikindi ni ukushyiramo imbaraga mu gusenga n'Imana. Ibyo nakoze barabibonye kandi nzagerageza no kugerageza kwerekana n'ibindi bishyashya ndabikoza. Peter Teach watwizeza iki? Icyo nabizeza ni uko zateye ubwemo bushize, nabizeza ko Imana nibishaka izagaruka. Imana ni ugomba gufata wowe n'ubishaka nanjye nzakora cyane, n'Imana imfashe nyine nyisenge nanjye nkore cyane ngere kuri resultat nziza. Bonne chance.